Ikaze tuguhaye ikaze mu ntango y'umunsi. Ndisanga. Urisanga? Yego. Ni ngombwa ko usubiremo ukwibwira abantu. Hari umuntu ushobora kuba ataranze, reka mwibwire. Amazina ni Kwizera Mugisha, nyir'ubugeni bugeni njye nayo tuvuga twayatera imboni, wa muhanzi wahanze inyandiko isigasira ururimi rw'ikinyarwanda. Wa muhanzi wahanze inyandiko isigasira ururimi rw'ikinyarwanda. Inyandiko ye yahanze yitwa Umwero. Tugiye gukomeza amasomo. Ubushize twize inyajwi, nari namenye kwandika a na n'izindi nyajwi zitandukanye. Uyu munsi turajya ku ngombajwi. Yego. Sibyo? Ibyo wanditse hejuru bivuze iki? Nanditse izina nyine ry'inyuguti tugiye kwiga, Umwero. Aka ngaka nerekanye niyo logo, ikirango. Akahe? Aka urabona ni urubuto ruvuye ku giti, bigaragaza ko byeze. Urwo rubuto ko rumeze nka rumwe bariye. Uru rubuto narwita imagineri kuko ntabwo narwita urunyanya cyangwa pome cyangwa ikindi. Ni ishusho y'urubuto muri rusange. Yego. Hanyuma rero tugende ongera twibutse za nyajwi. Inyajwi twari twize 5 zigize ururimi rw'ikinyarwanda ariyo a. A yandikwa gutyo, yego. Imwe igaragaza Amahembe. ikagaragaza inka. Twiga u, irya y'umugozi udafunze. Twiga o, n'ubundi ariyo o, hamwe naberetse ko hano harimo ango n'ubundi za o. Twiga e, twiga na i. Twiga na i. Yego. Ubwo noneho tugiye ku ngombajwi rero. Turajya ku ngombajwi. Ababikurikiye bwa mbere ni uyu muhungu se cyangwa uyu mugabo cyangwa uyu musore, turamwita uko dushaka. Twavuga ngo yahanze inyandiko ishingiye ku muco, niko navuga, yitwa Umwero. Inyuguti zayo nyinshi zigiye zikoze bishingiye ku mimerere n'imiterere y'ururimi rw'ikinyarwanda. Aho mubona nk'iriya a, urabona ko ikoze neza neza, irateze, iteze amahembe. Hanyuma tugiye ku ngombajwi rero. Yego, ngombajwi turahera kuri ra. Kuri ra. Yego. Ra ni gutya yandikwa. Ra. Yego, ra. Kubera iki iyo yandikwa gutya? Hari umuntu uherutse kuyibona arambwira ngo abonyemo ishusho y'inkende, ariko ntabwo ari inkende. Ariko ntabwo ari inkende. Ahubwo ni ishusho y'umuntu upfukamye umeze gutya, ariko iri rotated. Uyirebye mu kiri wayireba gutya, ni umuntu wambaza. Wambaza? Urimo usenga mbese. Rero igisengwa cyangwa isengwa ni Imana Rurema. Kambyandike gutya. Rurema bivuze ngo ni ra urema. Imana rero amazina yayo ni ra. Bikaba atari n'iby'i Rwanda gusa, ahubwo ni uruhererekane rwo mu mico y'Abanyafurika duhereye muri Egiputa. Imana ni ra. Rero niyo mpamvu ishusho ya ra ari umuntu wambaza ra nyine. Uri gusenga ra. Yego. Ni kabara. Ubwo nk'umuntu ugiye kuyandika bwa mbere, ibanga wamwereka uburyo yahita ayimenya bimworoheye kwandika. Uburyo yabimenya nuko aca umurongo ugororotse, akashyiramo n'akandi kameze gatya kihinira. Akaba ariko ka gace k'aya maboko ameze atya. Yego. N'uyu ukaba umutwe w'umuntu noneho. Gusa urumva habayeho icyo twakwita rotation. Gucurika. Yego. Ibyo birumvikanye. Ubwo ra turayimenya. Wize siba? Andika munsi. Tugiye ku yindi rero. Indi ni ba. Bayo twari twanayivuzeho. Imeze itya. Ariko hano kwandika binini ni ukugira abantu bose babibone. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni gutyo byandika no mu ikaye, kuko ni bito birashoboka. Iyi ni yaba. Ikajyaho ya a. Hano ngerageje kubyandika ari bito. Rero ino ni yo ba. Nuko nari nyigize nini. Ni ukuvuga ngo iyo ba iyo igiyeho a noneho bihita bikora ishusho y'inka. Ibihita bikora ishusho y'inka yose.
byandike turebe. Aha, ubwo ni ukuvuga ngo iyo ba ni igihimba rero. ni igihimba yego. Hanyuma a ikaba umutwe, kubera ko ya nka yabiraba ijwi ryose riba ririmo noneho rigaragaza. Inka ya biraba. Okay. Dukomeze ubwo tumaze kwiga ra na ba. Dukomeze n'izindi. Indi ikurikiraho ni na. Yego. Na ikaba ari uko imeze. Kubera iki iyo wahisemo kuyiha shusho? Na nayo uwo muntu wari wambwiye inkende n'ubundi iyi yarayibonye ayibonamo umuntu. Ayibonamo umuntu? Yego. Ntabwo yabyishe rero nibyo. Na kugira tumenye ahantu iva twari twarebye ma imeze itya ariyo yandi isamirwamo umwana aba arimo. Niba nibuka neza na da twari twayirebye, ariko niba tutari twayirebye reka mbonereho kuyivuga mbere ko tuyigeraho. Da ni ishusho y'igitsina gabo, masculine féminin. Ngira ngo ni gutya biba bimeze. Noneho ino da n'iyi ma bitanga, buri yose itanga igice cyayo. Ma igatanga igice cyayo, na da igatanga igice cyayo. Iyo bihuye rero bikora nda, ariyo nda. Iyi nda rero niyo ibyara umwana. Ini ikaba ya nane yavutse. Ya na? Yego. Ariko abanyarwanda muri kubona ubwenge n'imbonezabitekerezo iri muri ibi bintu. Urabona duhereye kuri iyi ma. Urabona ko ma yatubwiye ko ifite ishusho y'inda, kandi abenge cyangwa ababonezabitekerezo bashingiye ku muco nyarwanda, nda nk'indi isamirwamo ni igitekerezo kimaze iminsi bavuga. Iyi ni ma. Hanyuma da igahita igira ngo ishusho y'igitsina gabo. Hanyuma da yakwinjira muri ma bikabyara nda. Murabona ubwenge rero muri ibi bintu. Hanyuma nda akaza kuba ariyo ivamo da. Byiza cyane, komeza. Noneho genda wandikaho, dukoreshe inyajwi zari zisanzwe kugira ngo ubibonye bwa mbere itamenya ngo iyi ni, tuvuge ko iriya ni la, gutya. Ngire gutya. Ino ni ra. Yego. Hanyuma twakurikijeho ba. Ino ni ba. Iyo ni ba. Dukurikizaho na. Iyo ni na. Ino ni na. Twize na da. Twiga na nda. Nanda ariyo yana yahuye na da. Urabona ni igihekane n'ubundi. Ikaba nda. Hanyuma umwero nk'iyi nyandiko wahimbye ifite ingombajwi zingahe? Ifite ingombajwi byose hamwe n'inyajwi ni 39. Ubwo ifite ingombajwi 34 n'inyajwi 5. Ubwo kubera iki iyo itandukanye n'icyo bita n'izindi ndimi? Kuko nibaza ko izindi ndimi zifite ingombajwi 20 zingahe? 26. Ntabwo ari indimi zose zifite 26, ahubwo ururimi rufite inyandiko yarwo rufite ibihwanye n'amajwi ari muri urwo rurimi. Noneho twebwe igituma twakoreshaga izi 24 ni uko twari twaratsindiriwe izi nyuguti za kilatini zifite amajwi 28 avuga ururimi rw'ikilatini cyangwa indimi zo mu bwoko bwa kilatini. Noneho mu kuzizana, reka nguheho urugero impamvu ikinyarwanda gifite amajwi arenze iyi 24. Hari nka sha batubwira ko ari sa na ha na ya, ariko mu by'ukuri uteranyije sa na ha na ya ntabwo byabyara ijwi sha. Niba twemera ko sa na ha ari sha, nabyo ariko simbyemera. Reka twipoze ko twese tubyemera. Niba tubyemera nitwongeraho ya ntiyakabaye shya kuruta uko yakabaye shya.
hanyuma wowe usobaye wandika sha wandika gute wandika ari sha ni iyi ngiyi n'ubu oya reka dukoreshe ubwo buryo bw'iyo nyandiko dukoresheje uburyo bw'iyi nyandiko ntabwo bishoboka sha ntibaho nta nubwo yashoboka hanyuma se ubwo icyo bita sha twagisoma gute twakagisomye nibura ngo sha ariko nabyo si byo kuko na sa na ha nayo si sha sa na ha nayo si sha kuko ni sa na ha niba ari sa na ha yakabaye sa kuruta uko yakabaye sha noneho ijwi n'igihekana ahantu bitandukanira ijwi ururimi rukora rimwe noneho igihekana ariho hano nababwiye ngo mu kinyarwanda ho turazihekanya koko zikomatana ururimi rwikaraga inshuro irenze imwe ariko bikavugirwa rimwe urugero ni twa urumva twa iyo uvuga twa wumvamo ijwi rya ta n'ijwi rya ka n'ijwi rya wa noneho tukaza tukandika kari ta na wa ibi tuba twanditse byakabaye twa kuruta uko biba twa kuko mu majwi tuvuga turavuga tukwa ibanga riri kugira twumve ibihekane dukoresha inyajwi ebyiri mu bihekane hakoreshwamo a ari nazo izi zibanza hakoreshwamo a na u ariko hakabanza cyane cyane u noneho niba tugiye kwandika kwa iyi kwa ntekereza ko ari cyo kintu muri izi nyandiko twari dufite za kilatini bagenekereje neza ni ka na wa noneho iyo uvuze ngo kuwa aricyo navugaga ko izi nyajwi arizo zibanza iyo tuvuze ngo kwa ukabivuga wihuta wumva ko isukikira kwa ni kwa noneho rero iyi ta na wa nicyo gituma mvuze ngo yakabaye twa kandi koko ababitwigishije ari bo banyamahanga ni gutya bayivuga rero ntabwo bari kuduha ibyo batavuga baduha ibyo bavuga aricyo kintu mvuga ngo ikinyarwanda uburyo tucyandika uko abazungu bakivuga ariko twebwe tukakivuga uko tukivuga ariko tukacyandika nabi rero birageze ko tucyandika uko tukivuga noneho n'uwo muzungu yaza akakigishwa uko kiri akakivuga uko kiri hanyuma ako kantu kazane hino twereke kwa yo mu mwero kwa yo mu mwero n'ubundi iki ngira ngo nari maze kubivuga ko iki cyo nashimye ko kiri ka mu mwero ni iyi sorry munyanganire gato ka ni iyi ndi guhita nandika kwa turi kwigira ku ikoranabuhanga nyine ka ni iyi noneho wa ni iyi ubwo niba tugiye kubiteranya bikabyara kwa kuko ibi no mu mwero nibyo bibyara kwa niba tugiye kubiteranya ikintu bizabyara cyangwa bizeza ni kwa ari ka na wa rero mu bihekane ntabwo iza ari yose ngo ijyeho kubera ko niyo uyivuga mu bihekane wumva ko uyivuga itumvikana cyane kwa rero itanga agace gatoya muri ibi bice bibiri biyigize urabona ko igizwe n'ibice bibiri ariko kaka kaje ahangaha ubwo kwa ikabiye hanyuma se ako gatima kariho ni ikirango cy'umweru aka ni ikirango cy'umweru ariko ni nayo egare bingana cyangwa byatanze byejeje niyo bingana ubwo noneho turabisobanukiwe noneho twigisha nk'izindi ngombajwi nk'eshanu ubundi noneho tubwire ibanga nyirizina ryafasha abantu nyine kumenya umwero tuze no kwinjira noneho ese ikiganiro cya mbere twakoze cyavanyeho umwero cyawugejeje he ubwo twari tugeze kuri na ma twayize reka twige n'ubundi ka na ta mbona ukuntu mbivugaho ka ni iyi nk'uko nari maze kubyerekana nakunze kwa niba ndi kugira ngo ngiye kwandika izina ryanjye sinzi ka ni iyi ta ni iyi izi zombi urabona hari ikintu zihurijeho biragaragara ko wagira ngo ni imwe icuritse yego noneho ahandi bitandukaniye hano ifite amakavu iyi ngiyi ifite ama ango
siko bigaragara. Noneho iyo tuvuga ka na ta mu rurimi mu kanwa bimeze kimwe, nabyo uko uvuze bibusana mu kanwa niko bibusana. Iyo tuvuze ka, ururimi hejuru mu nkanka mu gice cy'inyuma rurafata, ariyo shusho y'aha ngaha rwa rurimi ruzamutse mu nkanka. Noneho hano imbere hakaboneka umwanya cyangwa se umwobo, mvuge gutyo, akaba ari wo wuyo. Noneho iyo tuvuga ta, ururimi imbere ku isonga y'ururimi niho hafata mu nkanka, akaba ariyo mpamvu turi kubona ko iri imbere, uno murongo uri imbere. Noneho hakazaho wa mwanya uri inyuma ukora rya jwi, n'uyu ugakora iri jwi n'uyu. Rero ubwo nituza gukora twa, kuko twa ari ta na ka na wa, ni tukwa. Nituza gukora twa, turafata n'ubundi no ta, twongereho ka, twongereho na wa. Tukaba tuzi ko ka na wa biduha kino, ubwo ni ta twongeyeho kwa. Ukuntu tuza kubikora ni uko ibi byombi urabona ni bimwe, ni bwa buryo ururimi ruzamukamo, kandi rugiye kuhazamukira icyarimwe ku buryo tutaza kubyumva. Ibi byombi birahita byicana, tugire gutya. Ubwo ino niyo twa. Ubwo ushatse gushyiraho waba uvuze twe. Iyo niyo twe. Yego. Okay. Ariko uyu mwero wagufashe nk'igihe kingana iki uwutekerezaho, uhanga buri kimwe, nyine byagufashe igihe kingana iki? Nabara imyaka 3. Imyaka 3. Yego. Dukomeze n'indi ngombajwi. Twarebye na ta, tureba na ka. Reka dukomerezeho na sa. Sa ni gutya imeze, ino ni sa. Hanyuma turebe na ca. Ca nayo ni gutya imeze. Reka mvuge kuri ca. Ca yo ifite ishusho y'inshira, cyangwa se inzoka ariko mu buryo bw'inshanzira. Sinzi niba biri kumvikana mu buryo bw'inshanzira. Mu buryo bw'inyurabemo niko tuvuga. Ariyo hahandi uvuga ngo naciye mu nzira. Noneho inshira yo nayo iyo ihagaze ni ubu buryo ihagararamo, niyo mpamvu mpita mvuga ngo ni inshira y'inshanzira. Ini ikaba ca. Ikindi turebe kuri ha na wa, ha na ya. Kuki se sa imeze kuri iki? Sa yo uyu munsi sinzi ko nahita mbona igisobanuro cyumvwa na buri